Yesu ashimwe, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Mana yacu, Mana y'urukundo, tugushimiye ko duhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Nyemerera ntaba ari njye ngiye kuvuga, ahubwo aba ari Kristo uvuganira natwe binyuze muri njyewe, hanyuma abazumva ijambo ryawe bose uzabashoboze gusohoza ibyo risaba. Tugushimiye twizeye kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubahereza ikaze muri uyu mwanya, uyu ni umunsi wa mbere. Hanyuma mu gihe cy'icyumweru cyose tugiye kuzaganira ijambo ry'Imana ridukumbuza cyangwa se ritwibutsa kuba icyitegererezo cy'ibyiza. Mu gihe cy'icyumweru cyose nta insanganyamatsiko tuzaganiraho, ni ukuba icyitegererezo cy'ibyiza. Kuri uyu munsi wa mbere turasoma ijambo dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 4 umurongo wa 12. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 4 umurongo wa 12. Handitse ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga, ku ngeso zawe, ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Uyu munsi turibanda cyane ku gusobanura ibyo kuba icyitegererezo cy'ibyiza. Mu yindi minsi naho tugenda tureba biriya bintu bindi dusabwa kubaho icyitegererezo. Imana itugirire neza. Pawulo yandikira Timoteyo, ni igihe Timoteyo yari umujene, yari umuntu ukiri muto mu by'imyaka, ariko amubwira yuko ibyo bidakwiriye kuba inzitizi yamubuza kuba icyitegererezo cy'ibyiza. Aramubwira ati uba icyitegererezo cy'ibyiza. Yaramusize nk'umuntu uhagarariye itorero kandi akiri mutoya. Aho hantu rero uri, tudatinze mu by'amateka, aho hantu uri Imana ihagushyize kugira ngo ube icyitegererezo cy'ibyiza, icyitegererezo cy'ibyiza. Ariko kandi ijambo ryo ryatubwiye ngo ube icyitegererezo cy'abizera. Hari iby'abapagani bita ibyiza, hari n'iby'abakristo bita ibyiza. Ibyo Imana igusaba ni ukuba icyitegererezo cy'ibyiza ariko by'abizera. Imana yacu tugirire neza. Kuba icyitegererezo mu yandi magambo ni ukuba intangarugero cyangwa se kuba imfashanyigisho, donc kuba wakerekanirwaho urugero rwiza. Imana itugirire neza. Aha rero Pawulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo ube icyitegererezo cy'abizera. Imana itugirire neza. Abizera ni umuryango mugari w'abantu bemeye kwakira Yesu Kristo, hanyuma bemera kumwizera cyangwa se kugira ikirenge mu cye muri byose. Abo bantu rero ube icyitegererezo urenze urwego rwo kuba abapagani bakureberaho ibyiza, ahubwo ugeze no ku rwego na bene so bo muri Kristo Yesu bagufatiraho urugero rwiza. Mbese wimakaza amahame, wimakaza imibereho ya Yesu Kristo mu buzima bwawe, kugeza ku rwego abantu bose bakureberaho ibyiza, ndetse na bene so musengana bavuga bati kanaka ni intangarugero, kanaka ni icyitegererezo mu kwimakaza imibereho ya Kristo. Uretse n'abapagani, ahubwo na bene so mufatanije urugendo rujya mu ijuru, ugeze ku rwego bazajya bakuza kukwigiraho. Mbese ube reference y'imibereho ya Yesu Kristo hano ku isi. Imana n'abantu bajya bagutangaho urugero rw'ukuntu Yesu Kristo yakabaye abaho hano ku isi. Donc Imana nijya kuvuga umuntu ukiranuka, nijya kuvuga umuntu ufite urukundo nk'urwa Yesu Kristo, yavuga ati kanaka utuye ibunaka mumurebereho. Imana yacu tugirire neza. Kandi ingero za Bibiliya zitwereka ko hari aho Imana yagiye yirata abantu muri ubwo buryo bagiye baba icyitegererezo cy'ibyiza. Umva na bene so bose n'abandi bantu bose bazajya gufataho reference y'ibyiza bikwiriye abizera. Urakoze cyane, mwifurije kuba icyitegererezo cy'ibyiza kugeza ku rwego Imana n'abantu bazajya gutanga urugero, kugeza ku rwego nk'imfashanyigisho igaragaza imibereho ya Yesu Kristo.